Ikaze muri gahunda za Clouds TV. Uyu ni umwanya w'ikiganiro Face Off, aho tuganira kuri gahunda zitandukanye za leta, tuganira n'abayobozi b'inzego nkuru za leta, ariko tugamije iterambere ndetse no guteza imbere ibikorerwa mu Rwanda. Muri aka kanya rero tukaba turi kumwe na Minisitiri François Kanimba, Minisitiri w'Inganda n'Ubucuruzi, aho tugiye kuganira kuri gahunda y'ibikorerwa mu Rwanda Made in Rwanda. Muhawe ikaze rero mu kiganiro cyacu Face Off. Murakoze. Hashize iminsi hatangijwe gahunda yo guteza imbere ibikorerwa mu Rwanda, hakozwe kampanye zitandukanye kuri Made in Rwanda. Tujya mutangiye mutubwira se gahunda ya Made in Rwanda igeze kugeza ubu. Murakoze. Gahunda ya Made in Rwanda navuga yuko iri kugenda neza, kuko buriya icyambere mu by'ukuri igamije ni navuga ko ari nk'ikintu cy'ubukangurambaga, gukangurira abanyarwanda kumva neza uruhare buri wese afite mu gushaka igisubizo cya kimwe mu bibazo by'ubukungu bituremereye, kijyanye n'icyuho kigaragara mu buryo duhahirana n'amahanga. Uko tubibona rero muri iyi minsi, ubutumwa bwarahise pe. Aho ugeze hose urasanga abanyarwanda mu byiciro binyuranye uyu mugambi basa nkaho bawumvise kandi bawugize uwabo. Gusa bigomba kumvikana neza, ni umugambi w'igihe kirekire, kugira ngo tuzakemure ku buryo budasubirwaho ikibazo cy'icyuho kiri mu buhahirane bwacu n'amahanga, bizadusaba umwanya. Ariko buri munyarwanda namara kumva neza uruhare rwe, ntekereza yuko bizagenda byoroha mu ngamba zinyuranye tugenda dushyira mu bikorwa kuzisobanukirwa. Mubona hari icyuho kiri mu myumvire y'abanyarwanda se ko bakwitabira kugura ndetse no gukoresha ibikorerwa mu Rwanda? Wenda kugira ngo icyo kibazo ubajije cyumvikane neza, uyu mugambi n'ubukangurambaga bwo kugerageza gusobanurira abanyarwanda uruhare bafite muri izi porogaramu, ntabwo ari kubasaba kwemera ibyo badafite ku mutima cyangwa se batabonamo inyungu. Buriya muri uru rugamba cyangwa se uyu mugambi harimo ibintu bibiri navuga by'ingenzi. Icya mbere ni ugukangurira abanyarwanda kumva neza yuko niba ufite ibicuruzwa bibiri biri hariya ku isoko binganya ubwiza ndetse no mu biciro bidatandukanye, kumva yuko uhisemo igicuruzwa gikorerwa mu Rwanda, kuko igicuruzwa gikorerwa mu Rwanda gifite aho gihuriye cyane n'umugambi w'iterambere ry'igihugu. Kirava mu nganda ziha akazi urubyiruko, kirongera umusaruro muri rusange w'igihugu, n'ibindi. Ubundi buri gihe hari igihe iyo ugiye guhaha udafite icyo kintu mu mutwe yuko kugura ikintu gikorerwa mu gihugu cyawe ukigereranya n'ibituruka hanze ntacyo bikubwiye, upfa guhitamo. Ariko iyo ubizi yuko hari aho bitandukanira, nawe ubwawe mu kumva yuko uri kwifasha iyo uhisemo igikorerwa iwanyu, aho ngaho ako kantu konyine gashobora kugira ingaruka zikomeye mu iterambere ry'ubukungu. Ariko rero ntabwo turi kubwira abanyarwanda ngo mujye muhaha cyangwa se mukoreshe iby'u Rwanda uko bimeze uko ariko kose. Cyane cyane aho dushyira ingufu nyinshi muri iyi porogaramu ni ukwegera no kuganira n'abanyarwanda bari mu bucuruzi, cyane cyane bafite inganda zikora ibicuruzwa bihanganye hano ku isoko n'ibicuruzwa bituruka mu bihugu bidukikije cyangwa se bituruka mu bihugu bya kure n'amahanga, kugira ngo bagerageze kongera ubwiza bw'ibyo bintu. Abanyarwanda nibagira n'umutima mwiza wo gukunda igihugu kugira ngo babigure, babe bazi yuko bari kugura ibicuruzwa byiza kandi no mu biciro bidafite aho bitandukanye cyane n'ibyo bari guhiganwa nabyo ku masoko. Ibyo bintu byombi muri iyi porogaramu birimo.
iyo rero abaturage bamaze kubyumva neza ariko banumva yuko guverinoma itari kubakangurira guhitamo ibicuruzwa by'u Rwanda nta kugira impungenge zijyanye n'ubuziranenge bwabyo cyangwa se n'ibicuruzwa bwabyo, aho icyo gihe ubutumwa burushaho kumvikana neza. Birumvikana ko leta hari ikintu ikora mu gukora ubukangurambaga ndetse no gukaza ingamba zo gushishikariza abanyarwanda gukoresha iby'iwabo made in Rwanda, ariko se imyumvire cyangwa se guhinduka kw'imyumvire y'abanyarwanda mu gukoresha iby'iwabo imaze kugeza ku kihe kigero niba mwaragerageje kugera hirya no hino mu Rwanda? Ntabwo navuga yuko mfite ibipimo mu rwego rw'imibare nshobora kuguha ubu ngubu, ariko twe dukurikije uko tugenda twumva ari mu binyamakuru, ari mu biganiro abaturage banyuranye bagenda bagirana hagati yabo, bagirana hagati y'amakuru cyangwa se bagirana n'abayobozi, usanga uyu muco wo gukunda gukoresha iby'iwacu urimo rwose kugenda winjira mu banyarwanda, kandi bakanavuga yuko bawishimiye wenda tuzageraho mu rwerekeye rwo gukora amasesengura kugira ngo tumenye koko uburyo bigenda byakirwa mu bipimo bishingiye ku mibare, tuzakoresha amaperereza, ariko ntabwo ubu ngubu twari twagira imibare kugira ngo tuvuge ngo dore ukuntu ibintu bihagaze mu rwego rw'abanyarwanda kumva neza iyi gahunda uko iteye. Minisita, tukiri hagati aho umuntu ashobora kwibaza se ibikorerwa mu Rwanda biri mu zihe nzego? Ibikorerwa mu Rwanda navuga yuko rwose biri mu nzego zose. Nakubwira yuko mu mwaka wa 2014 mbere yuko tutangira gutegura iyi kampanye, twakoze inyigo yisesenguye yo kureba ibicuruzwa biri ku isoko ry'u Rwanda abanyarwanda bakoresha mu nzego zinyuranye, tubishyira mu byiciro bitatu. Urebye ibintu byinshi dukura mu mahanga, hari cyane cyane ibicuruzwa bikoreshwa mu rwego rw'ubwubatsi. Murabona urwego rw'ubwubatsi ni urwego rutera imbere cyane mu Rwanda. Mu myaka 20 ishize habaye ibikorwa byinshi byo kubaka amazu anyuranye, ari amazu abantu baturamo, ari amazu akoreshwa n'inzego za leta, ari amazu akoreshwa n'abacuruzi. Iyo porogaramu kandi irakomeza. Buriya rero muri buri gihugu uru rwego rw'ubukungu bundi iyo rugenda neza bikunze kuvuga yuko n'ubukungu ni kimwe mu bipimo kigaragaza ubukungu buri gutera imbere neza. Iyo rero ibikoresho bikoreshwa muri urwo rwego rw'ubukungu, igipimo kibiva hanze n'ibiboneka mu gihugu ni kimwe mu byerekana naho iterambere ry'ubukungu bw'igihugu ko rigeze. Ubu rero iyo warebaga mu myaka ishize wasangaga ibyinshi twakoreshaga muri uru rwego byaturukaga hanze, kandi hari inganda ziri mu Rwanda zigenda ziyongera rwose, ziri gushora imari kugira ngo ibyinshi bikenerwa no muri urwo rwego bigende bikorerwa mu Rwanda. Ikindi cyiciro cya kabiri cy'ibicuruzwa biboneka ku isoko ni ibiribwa. Ibiribwa ngira ngo murabizi turya ibintu byinshi binyuranye, nubwo twashyize imbaraga cyane mu guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda kandi byatanze umusaruro. Urebye uburyo umuvuduko w'umusaruro uturuka mu buhinzi wiyongereye mu Rwanda mu myaka myinshi ishize, birashimishije. Ariko niyo urebye mu byo dutangaho amafaranga menshi dutumiza ibintu mu mahanga, haracyarimo ibiribwa byinshi. Harimo isukari, harimo amavuta, harimo imiceri, harimo amafarini. Ibyo bintu byose iyo ubirebye usanga ibyinshi ni ibintu n'ubundi dukorera mu Rwanda ariko tutarihaza. Dushobora kongera umuvuduko w'umusaruro tukagenda tugabanya ibyo dutumiza mu mahanga. Hari n'ibindi tutaratangira gusarura ku buryo bugaragara ariko dufite ubushobozi bwo kuba twasarura, kugira ngo dukomeze kubitumiza mu mahanga tujye tugura ibiribwa bifite isoko mu Rwanda ariko binakorerwa mu Rwanda.
icyiciro cya gatatu navuga yuko ari ibicuruzwa bituruka mu nganda zinyuranye, ukuyemo wenda ibyo byiciro bibiri navuze, iz'ubwubatsi n'izikora ibitunganya umusaruro uturuka ku buhinzi. Hari inganda nyinshi zikora ibintu abaturage bakenera umunsi ku wundi. Hari ibikoresho by'isuku, hari ibikoresho bikenerwa nko tuvuge nk'imiti, hari imyambaro. Wenda ubwo turaza no kugaruka ku cyajyanye ni gahunda yo guteza imbere inganda zikora imyenda, kuko nzi yuko abanyamakuru uyu mugambi nawo mukunze kubibazaho byinshi. Hari izo nganda zinyuranye zikora ibicuruzwa abaturage bakenera muri rusange mu buzima bwa buri munsi. Aho naho turahareba cyane kuko hari byinshi u Rwanda rugitumiza mu mahanga bishobora kuba byakorerwa mu gihugu habonetse inganda cyangwa se n'iziriho zihawe ubushobozi kugira ngo zishobore kuba zarushaho kongera ubwiza bw'ibyo zikora kandi ku biciro biringaniye. Ugeze ku rwego rw'inganda mu Rwanda, ese niba dufite gahunda yo guteza imbere ibikorerwa mu Rwanda, mubona inganda zo mu Rwanda zifite ubushobozi bwo kuba zahaza isoko rya hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo? Biterwa n'urwego rw'inganda urwo ari rwo. Hari inganda zifite ubushobozi kuba zahaza isoko ryo mu Rwanda ndetse bakaba banagemura mu masoko mu bihugu bidukikije. Dufashe nk'inganda zikora ibinyobwa binyuranye, ari ibinyobwa bisembuye, inzoga, hari ibinyobwa bidasembuye. Rwose ubu ngubu ntekereza ko inganda dufite mu Rwanda zirahagije kugira ngo twe kujya gutumiza cyane ibyo bintu hanze, ndetse zimwe na zimwe ziri kugerageza gushakisha amasoko mu bihugu bidukikije. Hari n'urugero ntanze nakubwiye, urundi rugero nk'uruganda rukora sima. Simirwa ubu ngubu ifite ubushobozi bwo gukora sima igihugu gikeneye, tutagombye gukenera kugura sima hanze. Ariko isoko ryacu ni isoko rifunguye, ntabwo dushobora kubuza sima yo muri Uganda cyangwa se muri Tanzania kwinjira mu Rwanda niba abanyarwanda babona ibahendukiye, bayibona ku biciro bitoya munsi ya Simirwa. Ariko muri kwa guhindura imyumvire nababwiye ari nacyo kintu cy'ingenzi ngira ngo ngarukeho cyane. Buriya dufite ikibazo muri urwo rwego rwa sima. Ngira ngo murabizi mu myaka ishize Simirwa ikiri muri iyo gahunda yo kongera ubushobozi, nta sima ya Simirwa mu by'ukuri yari ikiri ku isoko ry'u Rwanda, ku buryo sima twakoresheje mu myaka 5-6 ishize yari sima ituruka mu nganda zo muri Uganda no muri Tanzania ndetse n'ahandi. Izo nganda rero urebye mu kubaka ubucuruzi bwa sima yabo, rwose bubatse imiyoboro yo gucuruzamo sima hano mu Rwanda, n'abanyarwanda barayimenyera. Ubu ngubu Simirwa ifite urugamba rwo kugira ngo nayo ishyireho imiyoboro yo gucuruza sima yayo ku buryo izagenda isimbura iyo sima dutumiza hanze. Ari naho ntekereza iyi kampanye turimo yo gukoresha ibyo mu Rwanda, ari abaturage ari na leta dufite uruhare rwo kumva yuko nk'aho ngaho tuhafite inshingano twese. Tuhafite inshingano twese kuko tuzi yuko sima ya Simirwa ari nziza, ibiciro byayo ni kimwe n'ibiciro bituruka hanze. Kubera icyo ubu ngubu ugiye kubaka, wumva yuko nta mahitamo arimo yo kugira ngo ukoreshe sima ya Simirwa kugira ngo ujye gukoresha sima ituruka. Yenda reka twumve ko wenda ku rwego rw'ubwubatsi ibintu bimeze neza, ndetse no ku binyobwa abantu bashobora kubona ibinyobwa ndetse no hanze yarwo tukabasagurira. Ariko se wenda tugarutse kuri gahunda yo guteza imbere ibikorerwa mu Rwanda duca caguwa. Mu Rwanda dufite inganda ebyiri zikora imyenda. Mwizeye mute ko abanyarwanda twese tuzambara imyenda hano mu Rwanda tudakoresheje iyo hanze? Bizanyura mu zihe nzira? Ingamba mufite mu rwego rwo kugira ngo buri munyarwanda azambare imyenda yo mu Rwanda kandi yambare isoko ryo mu Rwanda turi hazi? Aho ngaho nagira ngo mbere na mbere ntangirire ku mugani w'ikinyarwanda uvuga ngo nizibika zaramagi.
izibika zari amagi. Maze kuvuga uwo mugani nagira ngo nababwire yuko iyo turebye mu rwego rwa politiki ukagenda ukareba ukundi ibindi bihugu byateye imbere, cyane cyane byateje imbere inganda zatumye koko ibihugu bitera imbere, abaturage bakava mu bukene. Usanga ahantu hose mu bihugu bimaze gutera imbere ku buryo bufatika, inganda zikora imyenda zagize uruhare rukomeye cyane nk'imbarutso y'iterambere ry'inganda, kubera yuko buriya nizo nganda cyane zikoresha abaturage benshi cyane mu byerekeye gutanga akazi. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, ndetse usanga ubu ngubu ibihugu bimaze gutera imbere, ibihugu bikize usanga bene izo nganda zikora imyenda mu by'ukuri zitagihari, ahubwo bagura imyenda mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, ku buryo muri ya gahunda yo kohereza ibintu byinshi mu mahanga, iterambere ry'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere rishingiraho, ubucuruzi bw'imyenda cyane cyane mu kuyigemura mu bihugu bikize ni kimwe mu byatumye ibihugu bishobora kubona amadovize ahagije, bigenda bikemura ibibazo mu guhahira n'amahanga. Mu Rwanda rero, kubera yuko mu myaka navuga yose yashize kuva igihugu cyigenga, twahaye intebe sekeni. Igihugu cyahaye intebe sekeni ntabwo gishobora guteza imbere inganda zikora imyenda, ku mpamvu zumvikana numva atari ngombwa yuko hano dusubiramo. Kuvuga ngo mu Rwanda nta nganda dufite, nibyo turacyafite nkeya, n'izo dufite wasangaga mu myaka yashize rwose zisa nkaho zasigingiye kubera sekeni nta soko zari zifite. Ariko ubu ngubu ugiye ukaganira nabo, nanifuza yuko rwose nyuma y'iki kiganiro nabo uzagenda ubegere wumve impinduka ziri mu mitwe yabo n'ukuntu babona ibintu. Abenshi bafite ingamba zikomeye cyane zo kugira ngo bongere umusaruro, kubera yuko batangiye kubona isoko rishingiye cyane kuzamura imisoro ku myenda ya sekeni, ku buryo ibiciro bya sekeni bitangiye kuzamuka bikagenda nabo byegerana n'ibyabo kugira ngo bashobore yenda tukiri hagati aho uruganda wenda rumwe. Ariko wenda ntabwo narangije igisubizo cyawe. Ntabwo dufite uruganda rumwe. Ubu ngubu rwose dufite inganda zitari nkeya. Hari ibitekerezo nirwo abantu bazi, hari uruganda rw'Abashinwa ruri hariya muri Special Economic Zone, rwari rusanzwe rukora imyenda rwohereza mu mahanga, ariko ubu ngubu rwahagurukiye gukora imyenda abanyarwanda bakeneye. Ariko buriya hari n'inganda ntoya nyinshi ziciriritse hano mu mujyi wa Kigali ndetse no mu mijyi yindi, ariko usanga izo nganda cyane cyane zakoraga imyenda ihenze kuko barebaga abantu bafite amafaranga menshi, kuko bo bumvaga badashobora gukora imyenda ya rubanda rwa giseseka ngo bashobore guhangana na sekeni. Ariko ubu ngubu nabo bari guhindura porogaramu zabo, kubera yuko bazi yuko politiki ya guverinoma yabahaye uburyo kugira ngo bashobore na rya soko rya rubanda rwa giseseka kuryinjiraho. Ikindi nakubwira nuko kuva iyi porogaramu aho tumaze kuyitangariza, ubu ngubu hari abashoramari bari gushyiraho inganda nshyashya, turi kuganira nabo, ku buryo mu mezi atarenze 12 hari inganda nshya zikora imyenda zitari munsi yenye mbona zizaba zatangiye. Icyo ni mu gihe gitoya. Ubu ngubu ndatekereza yuko nkuko twihaye porogaramu y'imyaka 3, rwose nyuma y'imyaka 3 u Rwanda ruzaba rugeze ahantu heza cyane mu byerekeye uburyo dushobora kuba twakwihaza mu myenda ikorerwa mu gihugu, ugereranije nuko bimeze ubu ngubu. Iyi politike yo kugenda dushakisha ukuntu sekeni henda kugira ngo duhe uburyo inganda zikora imyenda mu Rwanda kuba zakwinjira koko ku isoko, ariko nazo mu byo tuzikangurira, ndetse na politiki ya leta muri rusange, harimo ibyemezo bikomeye bigamije gushakisha uburyo izo nganda duteza imbere zitakora imyenda ihenze,
zakora imyenda iri ku biciro biciriritse bigomba kuzagenda bijyana n'ubushobozi bw'abanyarwanda. Kuba bari basanzwe wenda bakora imyenda ihenze cyangwa se n'ibindi bikoresho byabo bigahenda, ari nayo myumvire iri mu banyarwanda bivuga ko ibikorerwa mu Rwanda kenshi usanga bihenze. Mbona byaraterwaga n'iki ubu noneho kuba bigiye guhenduka, n'iki leta mugiye kuborohereza? Reka nkubwire icyambere burya mu nganda ikibazo kinini cyane bagira gituma ibicuruzwa byabo bihenda. Iyo washyizeho uruganda rufite ubushobozi runaka, ariko kubera isoko ritoya ufite, ubwo bushobozi ntubukoreshe, ugakoresha nka 20% gusa, urumva ikiguzi cy'ibyo ukora kiriyongera cyane kubera yuko udafite isoko rituma ukora byinshi, noneho igiciro ku kintu kigende kigabanuka. Ibyo ngibyo ngira ngo abanyamakuru murabizi, iyo ufite uruganda rushobora gukora toni 100, ariko kubera yuko isoko rufite ari ritoya bagakora toni 5, bituma muri bya bintu bakora, iyo urebye amafaranga aba yagiye ku bikoresho, ku bakozi n'ibiki byose, bituma igiciro ku kintu ukora kiba hejuru. Buriya rero inganda nyinshi twari dufite cyane cyane muri urwo rwego zari zifite icyo kibazo, ariko noneho kimwe mu bizatuma ibiciro bigabanuka nta n'icyo guverinoma kindi koze gidasanzwe, ni ukubaha isoko bagakoresha ubushobozi bari bafite, noneho ikiguzi ku kintu kimwe kikagabanuka. Ariko rero noneho hari n'izindi ngamba, nk'ubu ngubu mu ngamba zimwe duteganya, ni ukureba ibikoresho by'ibanze zikenera bitaboneka mu Rwanda bishobora kuzakomeza guturukwa hanze, byagabanirizwa imisoro kugira ngo bishobore kugenda bibahendukira, bashobore gukora imyenda ku biciro bito. Ikindi ni uko buriya mu nganda zikora imyenda hari ikintu gikomeye cyane gikenewe, usanga gihenze abanyenganda, cyane cyane iyo bataragira ubushobozi bwo kwirwanaho. Ni ikintu kijyanye no gufasha kubona abakozi bafite ubumenyi ngiro buhagije kugira ngo bashobore kujya mu ruganda bongere koko umusaruro. Mukomeje kuri iki kiganiro Face Off, aho turi kuganira na Minisitiri Kanimba ufite inganda n'ubucuruzi mu nshingano. Reka dufate akaruhuko tugaruke mu kanya.